agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwara inda rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje aho dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza, gutereranywa n'imiryango, urungano, inshuti ndetse n'abavandimwe ni bimwe mu bibazo by'urusobe abangavu batewe inda batifuza bahura nabyo kuva bagitwite kugeza babyaye. None se ujye utekereza ku buryo ibyo bibazo bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'abo bangavu? Ni gute se ubwo buzima bukwiye kubungwabungwa? Abo bwamaze kwangirika se bo baracyafite icyizere cy'ubuzima? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Iyo ababyeyi bagutaye, iyo umuryango ugutaye, iyo inshuti zigutaye, ababi baragutora. Uwo ni Dr. Shaste Uwihoreye, inzobere mu buzima bwo mu mutwe, akaba anatanga serivisi zijyanye nabyo mu ivuriro KANE Specialized Clinic ry'umuryango wa Raison des Femmes. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Ngiye bakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku buryo ubuzima bwo mu mutwe bw'abangavu bwangirika nyuma yo guterwa inda batifuza bakiri bato ndetse n'icyakorwa mu gukumira ibyo bibazo. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Duhaye ikaze Dr. Shaste Uwihoreye, inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Iyo rero umwana abyaye atarakura, ubwabyo ni igikomere. Dukunda kureba uko kubyara k'umubiri ufatika, ariko ubwabyo mu mutwe no kuvuga haba hamaze gukomereka, hamaze kwangirika. Kubyara ubwabyo akiri muto bishobora kuba mu buryo butandukanye. Ashobora kubyarwa navuga yafashwe ku ngufu, yahohotewe. Ku gufatwa ku ngufu cyangwa uko guhohoterwa bigeraho abyara ni kimwe mu kaga mu ndimi z'amahanga bakunda kwita traumatic event. Ni kamwe mu kaga gatera ihungabana rihoraho, cyangwa si ihungabana yewe rizagaruka umuntu amaze no kuba mukuru. Dukunda kwakira abantu bakuru, abamama bakuru batangiye kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, agahinda, indwara z'ubwoba, indwara zijyanye no kunanirwa gukora navuga inshingano z'abashakanye. Ugasanga bifite ingaruka no kuba yarahohotewe mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, mu bijyanye akiri muto. Bivuga rero ko ni akaga kahungabanya ubuzima bwo mu mutwe, gashobora kugira ingaruka mu gihe kirambye cyakure. Ariko nanone ashobora yewe no kubyara yasambanyijwe, kuko nk'uko nabivuze ubuzima bwo mu mutwe bwe ntiburakura kugira ngo bubashe kuba bwakwemera kuvuga ngo agiye gukora imibonano mpuzabitsina ku bushake. Ubwenge bwe ntiburagera igihe cyo gufata icyemezo. Uku gusambanywa nabyo birahinduka kandi kaga, nabyo birahinduka ikindi gikomere gishobora kumuhungabanya, akagira za ndwara zitandukanye. Ariko reka mvuge noneho ibikurikiraho iyo atwaye inda. Kuko yatwaye inda atangira kwibaza ati ni biki bimbayeho, ubwenge ntibubyakire, ese bo mu rugo bazanyemera? Ni ubwenge bukanga, ubwe akahungabana n'ibimubayeho. Ariko noneho n'abamukikije, niba ari umwana wigaga mu ishuri arava mu ishuri, niba atanarivuyemo abandi baratangira navuga kumukwena, icyo bakunda kwita bullying mu ndimi z'amahanga. Baramukwena, baramuryanira inzara. Ibyo byose biza bimukikije bikaza kongera navuga bwa bukana bw'akaga kaza guhungabanya bwa buzima bwo mu mutwe. Si nibyo gusa, noneho abafite
navuga risike zo hejuru, ni ibyago byinshi byo kuza gutereranwa mu rugo, kuko buriya no mu rugo umwana ubyaye akiri muto nabo ubwabo ni igikomere, kandi nkunda kuvuga ko imitima ikomeretse idakuturana. Umwana yakomeretse na mama we yakomeretse ku mwana we yatwise akiri muto, iyo mitima rero iri bugongane, noneho bize kongerera wa mwana. Dukunda kwiba gutwara inda gusa, ariko urumva ko gutwara inda ni akaga karimwo ibintu byinshi biza guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe. Aratangira konsa atabizi, atangire kukarabya umwana atabizi. Umwana buriya abakiri bato ntibarabimenya, ariko akana karara karira, akakarira pe ijoro ryose. Tekereza rero umwana w'imyaka 16, akana kari kurara karira, byayobeye nako kakarira, bakarirana nako. Urumva ibyo byose ni biri kuza kongera akaga ko kuza guhungabanya bwa buzima bwe bwo mu mutwe. Ibyo byose bikiyongeraho wenda n'amateka ye, kuko akenshi uwo mwana kugira ngo azabyare hari igihe usanga amateka mu muryango bitaragenze neza, uko yavutse, uko yarezwe, yaragiye ahura n'ibikomere bigiye bitandukanye byatumye bimushora muri ako kaga navuga abarimo, akaza kugira ubwo buzima bwo mu mutwe burahungabana, bukaba bushobora kuza kugira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, yaba ari agahinda, yaba ari ubwoba, yaba ari ihungabana, cyangwa se urwo rukomatanye rw'ibyo byago. Uyu mwana rero wahuye n'ibi bibazo, ubwo buzima bwe bwo mu mutwe bukwiye gusigasirwa gute? Buriya umuntu wese wahuye n'ibibazo aba akwiye kwegerwa, agahumurizwa. Icyambere ni uguhumurizwa, kuko aba yumva ari ijoro ryamuguyeho, akumva ko yego yahuye n'ibikomeye, ariko byanamukomerekeje, ariko akumva ko atari iherezo ry'isi. Abamukikije bagombye kumva ko, nkunda kubwira abantu ko akenshi bitiranya umuntu n'ikibazo, bagombye kumva ko uwo mwana atari ikibazo, bagombye kumva ko uwo mwana nibyo yahuye n'akaga kamujeho, ariko ntabwo ari akaga. Niba uri umubyeyi, ntabwo umwana wawe yapfuye, ntabwo ubuzima bwahagaze, ntabwo inzozi ze zahagaze. Ibyo byose tukamuhumuriza, tukumva ko yego yakomeretsemo gato, ariko abashobora kongera gukomeza ubuzima. Usibye rero no kumuhumuriza, abakenewe no kwitabwaho mu bundi buryo, kuko ababaye umubyeyi ataramenya iby'ububyeyi, abagomba kwerekerwa ububyeyi bugenda gute, bonsa bate, bakarabya umwana bate, umwana iyo arize bigenda gute, iyo yarwaye bigenda gute. Izo nshingano zikomeye aba atangiye gufata ataragera igihe, aba akwiye guherekezwa mu gufashwa kugira ngo n'umwana abyaye, kuko buri hari n'igihe tuvuga uwabyaye tukibagiza uwabyawe, kuko uwabyawe nawe aba ari mu ngorane, kugira ngo izo nshingano navuga mu bushobozi bwe buke abashe kuzuzuza. Ariko iyo barangije kumufasha, abakeneye gufashwa kugira ngo agaruke mu buzima bwe bwa buri munsi. Niba ari umwana wigaga, asubire mu ishuri. Niba ari umwana wabaga mu mwuga runaka, asubire mu mwuga runaka. Agomba rero gufashwa kugira ngo asubizwe mu mushinga we w'ubuzima. Nibyo biza kumufasha ko nta ryarenze, ashobora kongera akaba umwana w'umukobwa, agakura akazavamwo umubyeyi, cyangwa se akazavamwo n'undi muntu mukuru wifitiye akamaro. Hari umwana wabyaye, iwabo barabyumva, bamubaye hafi, ariko hari n'undi noneho wabyaye yagize ibyo bibazo yagize, ariko noneho hiyongeraho n'ibibazo by'abamwegereye, kutamwakira. Aba bana bombi batandukaniye he, kugira ngo umubyeyi uri kutwumva muri kano kanya yumve ko umwana yabyara akamwitaho hari akamaro bifite mu kumurinda bya bibazo bishamikiye ku buzima bwo mu mutwe? Urakoze. Reka mpere ku witaweho yababaye, yavunitse, byamugoye, ariko uwitayeho araza kubona ko ubuzima budahagarariraho, araza kubona ko yabonye inshingano biraremereye, ariko ndasubira mu buzima. Tuzabona abana b'abakobwa babyaye basubiye mu ishuri, bariga, banabona n'amadiploma akomeye, banabona n'akazi keza, basubira mu buzima. Ariko umwana watereranywe araza kuza guhura n'ingorane. Hari ibintu nka bitatu ndi buvuge. Hari ukwirekura.
burya abantu twese uba wifashe. Iyo wirekuye rero kaba kabaye. Burya umuntu wiyahura aba yirekuye, yaba yarekuye ubuzima. Abashobora kuvuga ati ibintu binguyeho, nta nukindeba, nta nukimfasha, reka nirekure, n'isi yandekuye, n'ababyeyi bandekuye, niki ashobora kuyambura ubuzima. Ariko hari nanone hari igihe yirekura akajya mu mwanda. Uzababona bajya mu busambanyi, akabindaya, noneho akerura, ukaba ushobora kuba imbata yabyo, ugasanga urararutse. Icyo gihe rero iyo batakubaye hafi uba ufite ibyago byinshi byo kuraruka kurusha wa wundi babaye hafi. Icya gatatu, iyo ababyeyi batakwegereye, y'ababyeyi bagutaye, iyo umuryango ugutaye, iyo inshuti zigutaye, ababi baragutora. Bahita bakubwira bati ngwino twiyunge kuri babandi tunywa inzoga, ugasanga umwana w'umukobwa yabaye umusinzi. Kuko inzoga noneho nibashe ku painkiller ni agati kagufasha gukira ububabare, kugabanya ububabare. Noneho inzoga ikavuga reka ngafate niko kari bumfashe kuribwa gake. Ugasanga rero waratwawe, umwana w'umukobwa yagiye mu biyobyabwenge, yagiye mu nzoga, yagiye hanyuma kandi ibyo bintu akenshi biba bijyana no kwishora muri ya mibonano mpuzabitsina y'akajagari y'umwanda, aribyo dukunda kwita uburaya, aribyo dukunda kwita kwicuruza. Dusoza, abana bamaze guhura n'ibi bibazo ndetse bakaba yewe n'ubuzima bwo mutwe bwaratangiye kwangirika, hari nabo wenda byageze kure, abo bana baracyafite ikihe cyizere cy'ubuzima? Kuko natangiye mbivuga, umuntu n'umuntu n'ikibazo n'ikibazo. Ndi bubabwire ngo mwabana mwe mwahuye n'izo ngorane, rimwe na rimwe zibaremwamo ibibazo, kumva harabona rindi kumwe nabo akambwira ati ndumva nikoreye umusaraba, ndumva mfite umutwaro, ndumva inkomoko yanjye itagaragara, ndumva hazaza hanjye hijimye, ndumva bwoba. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose ubana nabyo bikuremereye, uwo muzigo ni umuzigo, nawe uracyari wa wundi muri ibintu bibiri bitandukanye. Kandi ntabwo igisobanuro cyawe ari ibyo bibazo. Nzaba muganga, nzaba umuntu ufite amafaranga, nzaba umuntu ukomeye. Ndagira ngo nkubwire ko izo nzozi zawe zigihari kandi no kuzirota biracyahari. Ikindi kandi niwumva bikuremereye, bikugoye, burya ntuzifashe umutwaro wenyine. Ndakubwira ngo umutwe umwe wifasha gusara, ntiwifasha kwigira inama. Niba wumva bikugoye, reba inshuti yawe, reba undi mubyeyi ushobora kukumva, umutekerereze, wibyihererana, kuko nyine iyo ubigumanyemo biragutumbiramo, ndetse ukaba ushobora kujya ku kigo nderabuzima kikwegereye. Hari gahunda yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, yewe ndetse niba wegereye hano Kinyinya, ushobora no kudusanga hano muri clinique KANE ya Réseau des Femmes, tukagufasha gufatanya muri urwo rugendo rwo gusubira ku nzozi zawe, ukaba uwo wagombaga kuba we. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko ngutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ngiye gutegura iki kiganiro nkabana nakikugejejeho, nitwa Inosaha umugisha Mr. Buzima. Mugira ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwara inda rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'Abanyakanada Lami.